Yego turi mu kagari ka Gikombe ni mu murenge wa Rubavu aharasiwe umusirikare wa Congo FARDC ubwo yageragezaga kwambuka ku butaka bw'u Rwanda, akaba ariho uyu musirikare yaje kurasirwa, ariko nyuma ngo yo kuraswa, mbere yo karaswa aza hari akabari yari yinjiyemo kari mu hariya mu mudugudu w'Isangano muri Rukoko. Ni muri Rukoko, akagari ka Rukoko, nk'uko abaturage bagenda babivuga. Ubwo baratubwira uko babibonye n'uko babyumvishe. Uratangira utwibwira uvuge cyane. Dusabimana Theogene. Ongera ijwi. Nitwa Dusabimana Theogene. Yego. Utuye mu mudugudu w'Isangano, akagari ka Rukoko. Hari mu bipande bya saa sita z'ijoro, numva imbere iwanjye baratabaje, mbaguruka ngiye kumva uko bigenze. Nuko ngezeho nsanga ari abagabo babiri, bo bari gukubita, bari bitoko bari kunywa mu kabari kari katuye kegereye aho. Ako kabari kari akandi? Kari ak'umusore bita Pisiboyi. Yego. Mbageze nanjye ngerageje kumva amakuru, numva ko hari abasirikare bahatambutse bambaye teni n'umugabo umwe wari wambaye civile. Abasirikare babiri bambaye teni? Bavuga ko bari bambaye teni ya Congo. Ubwo noneho bituma abo bagabo basigana, mu gusigana biba ngombwa ko banarwana. Umwako kanya rero nyirakabari yahamagara inzego z'umutekano, ubwo inzego z'umutekano zitazihagera, zigenda zibakurikiye aho bari banyuze, nanjye mpita ko njya mu bigo mu nzu kuryama. Aha, ubundi hariya mu mudugudu w'Isangano kuhava ujya ku mupaka ni igihe kingana iki? Uvuye hariya mu mudugudu w'Isangano kugera ku mupaka wahagenda nk'iminota 20, nayo ni myinshi. Aba basirikare ba Congo ko bavuga ko ngo muri ako kabari banyweyemo bakanatiramo sharijeri, ibyo bintu ntabwo byabayeho? Ibyo ntabyo nzi kuko njye nahise njya mu rugo inzego z'umutekano zimaze kuhagera. Iryo joro ryari rimeze rite? Tubwira iryo joro guhera mu cyumva ngo uwo musirikare wa Congo abonetse mu Rwanda, nijoro ryagenze gute, nijoro ryarangiye gute? Amakuru akimara kumenyekana ko abasirikare binjiye mu Rwanda, ntabwo inzego z'umutekano zaryamye, zahise zikora akazi kazo, aho imodoka zacicikanaga buri kanya, abapolisi abasirikare banari gushakisha uwo mwanzi. Aha tumusanze, ahangaha turi n'abaturage, nawe niho uri, wumvishe ryari ngo uwo musirikare ararashwe? N'iryo joro numvisha amasasu agera muri 3 gavuze, hashize nk'iminota hafi nka 20 numva irindi rimwe riravuze, ariko njye sinamenye icyabyo kuko nari maze kugera mu nzu. Ubwo bukeye mu gitondo nibwo numvisha amakuru ko kuri Benezeri, umudugudu wa Gafuku mu kagari ka Gikombe, ko hari umuntu baharasiye. Bibaye ngombwa ko nanjye mbagera kujya kureba. Ni ibintu wakiriye gute kuba yarashwe? Kuba yarashwe urundi ruhande byanshimishije, kubera ko ni abantu baba baje guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi tumeze neza. Mbese muri rusange numvishe ko nanjye byanejeje kuba yarashwe, kuko bari baje guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Abaturage bo mu Isangano bo bameze bate rero? Nabo bagize ikibazo, ariko nabo bakimara kumva ko uwo muntu yafashwe, uko biri nabo baratekanye, nubwo batarabyumva neza uko byagenze, kuko bakifite ihungabana, ariko bisa naho biri gushira. Iyo ubonye ingabo z'u Rwanda zifata gute ku mutekano w'igihugu? Mbona ingabo z'u Rwanda ziri maso, ko ndebye uburyo byari bimeze ku mugoroba mw'iri joro, rwose pe bakoze akazi kabo nguko bagashinzwe, ndavuga ati rwose pe turarinzwe. Aha, namwe ko muri hano, mwa baturage mwe ko muri hano, urareba guca umutekano kubera bahungabanyiriza umutekano. Yitwa Sibomana Epima. Yego Epima. Urareba kuko umutekano mukeya n'amakuru tugenda twumva muri Congo, aba bantu twumva yuko barashe uyu mugizi wa nawe waje gutwangiriza hano iwacu mu Rwanda. Turumva yuko bakomeza gukaza rwose, bagakaza umutekano cyane, n'abandi bakabarasa kuko kubera ndikumva yuko ari ingiterabwo bari gushaka kudushiraho
uko tugenda tunabyumva ahubwo ujaje urabona bano basirikare babaye tenete ameze nk'iy'u Rwanda twashishikariza buri muturage yuko mu by'ukuri ahita ahamagarira hafi inzego z'umutekano barangiza uwo muntu bakagira ute bagahita bamushikiriza icyo ubuyobozi cyangwa bakakura bagahita banamurasa nta byo kuvuga ngo ni ukumwe ngo bamujyane muri gereza ahubwo bahita bamurasa kuko amakuru turi kumva no kuri radiyo ngo Gisegeti ngashaka kudutera turi kugira ubwoba nabyo nibo bari kuza kudutera iterabwoba uvuze ibya Gisegeti ubwo byaba bihuriye he n'ibyo by'umusirikare ibyo by'umusirikare kuko abasirikare ni abakongomani n'abagisegeti n'abagisegeti ubwo ugenda avuga rero ngo waje ngo bazaza kuduhungabanya mu Rwanda natwe tugenda tugize ute turi maso ahubwo twagombye kuba maso abo basirikare tukabarasa ku buryo batazongera kongera mu gihugu kandi bacu mu Rwanda abasirikare ba Gisegeti bambuka namwe mukabarasa tukabarasa rwose nta kibazo n'umuturage abonye ashatse guhungabanya umutekano muzirike twese ujye koreba guca twese hariko twese turi abasirikare mwese muri abakomanda rwose umuntu uzabona wese uzabona nibabona twese tuhagaze guca bazagira ngo turi abaturage kandi turi abaki turi abasirikare ubwo buriya rero ndabona yuko tugomba kwifatira ingamba ntibazaduteza umutekano muke hano kuba turi hano hakurya turi mu minsi n'imbere bigeze kuza ngo baje kwibihene noneho barongera turabarasa tuzongera tubarase ugeze igihe cyo tuzaeba leta yacu irakomeye ahubwo twagombye kuyihereza amashini kuri kwimana abamama namwe mutubwire kuko abamama iyo habaye nk'ibintu by'umutekano nimwe muhangayika mwebwe iki gikorwa cy'umusirikare wa Kongo winjiye mu Rwanda mwacyakiriye gute ese kuba bamurasiye ku butaka bw'u Rwanda byo mwabyakiriye gute nk'abamama tubwire mukecuru kuba babaye maso bakamufata rwose kandi yaraje guhungabanya abantu iterabwoba ryose iterabwoba buriya baje kuduteza guhungabana no mu mutwe rwose kuba babaye maso bakamufata bakanamurasa Mana nishimwe rwose iyo hari ikintu kibaye cyiza umukecuru avuga ngo mbafatiye iry'iburyo urarifashe ndarifashe kuko nyine kubera igikorwa cyabaye turaryama turasinzira kandi biriya byagiye kuduteza umutekano wo kudasinzira rwose bakoze da ubwo namwe abaturanyi ko bakomeje kubashotora murabona ko ari urugomo cyane rwose